Mana turagushimiye, tugushimiye yuko uri mwiza, imirimo y'amaboko yawe iratangaje. Tugushima ko kuri uyu munsi wa mbere w'amasengesho ubatije abantu mu mwuka wera. Urakoze Mana, urakoze ko kumva gusenga, urakoze ko kuri umutabazi, urakoze ko kuri umugwaneza. Shimwe izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe niripfukamirwe, izina ryawe niritambirwe. Imana y'imbaraga nyinshi, urashoboye, 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 urashoboye. Abakaba bakabaruka uwamanyi w'ubuhinza n'ubusubizi, sindikomo y'umutukuzi n'umuserakano, uri nyarya Yesu Mana bakaturamo, abakaba kama wewe Mungu kabaka sisikana n'abasajja bari mu masoko, sisikana n'abakazi bari mu masoko, sisikana n'abarenzi bari mu masoko, sisikana n'abageni, sisikana n'ababuriye. Muri rya Yesu, muri rya Yesu, muri rya Yesu, batendo amaraso niyereka byataga sindikomera ikigambo cyago kugamata cyo gusindikomera mutukufu mukama. Muri rya Yesu, mutukufu muwanguzi, mutukufu wabaye. Muri rya Yesu, muri rya Yesu, muri rya Yesu, muri rya Yesu wabaye. Muri rya Yesu, muri rya Yesu, uwanyamade, muri rya Yesu, situra mumanyi ga Kristo, emoyo mutukufu. Hallelujah, 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 hallelujah. Kama muri rya Yesu akomeze karero kuri twenda kurareko. Muri rya Yesu, muri saba saba muri rya Yesu, kabakabasera kano kukuba Yesu, akasera kabude Yesu cyuretaga, cyangwa gizamurira Yesu cyuretaga, cyangwa sumurira Yesu cyangwa sumurira abamaraya. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Dushimiye Imana kuri uyu munsi wacu wa mbere. Baza katondo runakura forusose. Umunsi wacu wo gusenga runakura forusaba. Umunsi wa mbere ubanziriza iminsi 5. Runakura rusokere na 5. Amasengesho yo gusenga isare zo kusaba. Mu ntego yacu dusanga muri Yesaya 61. Mu kigendera cyo dusanga mu Yesaya nkaga moyemo. Ariyo ntego yacu ya masengesho. Icyo kigendera cyo kusaba kuno avuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, aganje moyo wakatonda ari kunze, uko Uwiteka yansigiye amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Mukama yanjye bakamafuta mburire abarunge amamburi ingire nungi. Yanumye no kuvura abafite imvune mu mutima, yansindiko kujyanja abayine ibihundo mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gutegereza abasibenti basumurudwa, no gukingura abari mu nzu y'imbohe, no kugurira abari mu nyumba kandi yanumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, no gutegereza abantu umwaka w'ekisa z'Uwiteka ikisa cy'agatonda, n'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo, no katonda rwari worera, no kuhoza abarira bose, no gusirisa abakaba. Yanumye no gushyiriraho iteka Misiyoni barira, yatumwe no gutera ab'Isiyoni abakaba, yo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, ukuba wegure wifekejevu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'amavuta gesanyo mu ifeke cyo kusibuka. Imana itugirire neza cyane tukore burungi, katugarukira aho ngaho. Tukoma muri iyo ntego dufite icyo kigendera cyo tuyina muri iki cyumweru cyacu cyo gusa mwene w'icyo yo kusaba. Babarushije sente ndagwamagara mu kayi Yesu icyubahiro, wowe mukame kitibwa. Uyu mugoroba akawezi kano ndagira ngo mbabwire, njagara kubagamba nti yuko Imana iri hano, nti katonda ari wano kandi mwayibonye, ate mwamurabire.
hari abo duherutse kuganira wariwe twanyumya bambaza nimba hari abantu bajya babatizwa mu mwuka wera. abambuza bari babandi abatizwa mu mutukuvu dore baracyari. reka mbabwire nta gitangaza cya mbere kibaho cyari cyamagere kisokera utakuzura umwuka wera kisigo kugira umutukuvu. shimiye Imana nebaza katonda yuko Imana yujuje abasore n'abakobwa katonda giza abavubuka nabo wara umutukuvu bazuzuye zizanye n'ubuhanuzi amandiko ibiwandiko bigide kumwe bagize ishyari banze gukoma amashi ariko hari igihe utarigira Imana yazimanuye. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Uraza kubacikira barajya barabafata bajya kubafata abana bo nta mikino bagira iyo yawuzuye afatiraho abo iyo abonye ari ikibwa yitatero waranga kibakanyuka abonye ari igihe nayitatero waranga mbuza akanyuka bukanyuze kenge kabambe muba mu magezi baracikira munabonera umwuka wera yabona. Haleluya, Imana ishimwe cyane. nyo abana bawumaze buzura umwuka wera abana bagiye mu mutukuvu babatizwa mu mwuka wera nga babatizwa mu mutukuvu buzura imbaraga ze nabagira amanyi gakato abandi mwarebaga gusa abasikade mwade mutuna muzo ku mwuka wera yamanutse mwade tumayito mu mutukuvu ya mwuka yamanutse kandi yisahara cyane komeza kuba maso ntawuzura ujya kugira mu mutukuvu oyogere mu ndimi nyinshi ko ku mwuka wera yaraje wa mu mutukuvu yaka bomera Imana icyubahiro wowe mukame kitibu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Yesu nashimwe. Yesu yabazibwe rero kubasaba yaba abadukurikiye nonaha aba batugobere dekate mwicaye hano amamutude wano n'itanu niwongera indi tugarukiraho noneho rero nabasabaga yuko mugenda mukambwirira abantu basaba mugamba abantu abari hafi ndetse n'abari kure abari yakumpi ne wara yuko nabasabaga ngo baze dusenge basaba baje tusabe kubw'impamvu izi zikurikira urensonga zine wamanga uyu mwaka tugiye kwinjiramo mwaka gutwenda kwingiramo ni umwaka ukomeye mwaka muzibunyo umenya hari ariyo mpamvu Imana yatangiye gusuka umwuka wera insongara kikatondo y'umutukuvu kugira ngo abantu bakomere abantu basubire kunywera bambare imbaraga bambara amani kandi ate birashoboka yuko Imana isoko kubanga katonda irimo no kweza umugeni wayo kugira ngo imucyure no gutereza umugore we asubire kumutwara kandi uko niko biri rwose iri joro ekiro nasenze Imana nasabye katonda kandi ganira n'Imana atende nyumya naye ariyo mpamvu nababwiye ngo ndabinginze babarire mubwire abantu baze dusenge abantu baje tusabe noneho ndasabye kuri no nsabye busabe kandi ndinginze atende gayirinde twasomye amagambo ariyo ntego yacu aribyo Bibiliya ivuga ko umwami Imana ari kuri njye tukiri kwibuka uburyo isi yabonye umucunguzi Kristo kandi akaza yaravuzweho n'ubuhanuzi agasobanura muri iki gice ibyamuzanye n'ibyo ashoboye kandi twagenzura tugasanga ibyo ashoboye turabikeneye nicyo cyatumye tuza hano iki cyumweru cyose kugira ngo ababoshe babohoke abambaye ikamba ry'ubwirabure bambara ikamba ry'ibyishimo icyo nicyo cyatuzanye hano ariko nubwo bimeze bityo senga hari icyo Imana yavuganye nanjye aya magambo numvaga naribwiye kuyavuga gusa ahari nagakwiye kuyandika no ku biti ku
nzira iyo biba bishoboka ngo njye ku mateleviziyo bwira abantu begera Imana basenge kuko mu bintu Imana yambwiye yuko hari impfu zikomeye zikomeye muri uyu mwaka. Impfu zirakora, hari impfu reka mbabwire kuva nakizwa kuva narokoka kuva nakwerekwa nibwo neretswe urupfu. Nabonye urupfu ndarwibonera, urupfu narubonye rwuririye mu madirishya rurakubita abantu, rurakubita abagore banini b'ibizungerezi, rurakubita abagabo bafite inda, rurakubita abasore beza, rurakubita abakobwa, rurakubita impinja, rurakubita inkumi nziza. Urupfu rwakubise abantu, yari imiborogo gusa. Niye mpamvu itumye mvuga aya magambo, soma aya magambo muri Ezekiel. Ntabwo ariyo yamfashije, siyo nari nateguye, ahubwo ni Imana yampaye imaze kunyereka ibyo bintu bigiye kuba. Bene data, birakwiriye kugira ngo muze dusenge, kuko nta wundi uri butambuka uru rupfu, nta wundi uri butambuka ibi bimenyetso keretse afite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Jambabaje harimo bamwe nabonye n'abahano mu itorero ariko bataje gusenga, ntabwo baje kandi nababonye nabo rurinjira ruratikura, ntabwo nshobora kuyabwira uko rwari rufite. Nabonye kari nk'akantu kameze, twarimo utuntu tumeze nk'udupusi ariko tudafite, ntabwo nshobora kubona uburyo twigiraga mu madirishya dusanga mu bitanda dukubita, kandi rimwe ukabona umugabo ibintu birakaze, ibintu birakaze. Bene data, uyu munsi sinigisha, n'umwanya bawumaze ariko nagira ngo mbatumire nimuze dusenge, kuko Bibiliya yatubwiye muri Ezekiel ngo mugende mutsembeho umusore wese, inkumi yose, abasaza bose, n'ibisaza byabo bindi byashaje byicara ku muryango, byose mukubite mugeho. Kandi mureke mbabwire, ntabwo ari ibyo Imana yambwiye gusa. Hari akose ndabona sinzi kujya kuvuga ibintu amasaha bawe yabagenze, ntabwo nzi ko ndi bubigenze, ariko mu byo ndagira ngo mbabwire mu bindi data yambwiye nanone mu ijoro Yesu ari mu ibarura, Yesu ari kubarura, ari muzi ko Yesu ari kubarura, Yesu ari kubarura, ari kubarura abakozi bari kubabarura, nabyo narabibonye, ari hagenda barura abantu, abagomba kurya bazagaburira, abazagirira neza, abagomba kwitaho, n'abandi ari kugenda ajogora inyuma. Byose muzabibona, ntabwo ari kera deja, umwaka twamaze kuwita, ariko ibyo byose muzabibona. Nshuti z'umusaraba rero, mu bintu Imana yambwiye ngira ngo dusengere uyu munsi, ni ukugira ngo dusenge dusabe ikimenyetso cy'amaraso, ubwo umurimbuzi azamutse, ajya kwica abasore, ajya kwica abakobwa, ajya kwica abagore n'abagabo, abanyacyubahiro, abakomeye n'aboroheje, urupfu ruzamutse, yari kazasanga ikimenyetso, abo nta kintu azabatwara. Bibiliya bivuga muri Ezekiel ngo yabwiye marayika ngo nagende atsembeho.
2022 birashoboka ko wakiriye ubundi buhanuzi kubwira yuko Imana izakugirira neza. Ntabwo mbyanze kuko nanjye nibyo nahereyeho. Narabibonye iri mu ibarura abakozi iri kubapangira ibyo bazarya no muri nimba ufitanye ubumwe n'Imana ntugire ubwoba, data yamaze gupanga. Haleluya, haleluya. Nimba uri umwe n'Imana ntugire ubwoba, papa yamaze kugira ibyo apanga. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya yakisera kitono ibihoraho sibyarubera ibigatume uteshuka kuregera kuva ku katonda kandi ndahemuka katonda tawemuka yuhizera ukirize. hano abari wano ndashaka dusenge. dusabe iminota isigaye niyo gusenga. zikade zakusaba ngo mbere yuko aca mu murwa ngatanayita mu kibuga ngo yabwiye marayika ngo banza ugende. yagaba marayika soka yo ngo ufite icupa rya wino ku itako, ngo ina icupa ya wino ku nsawu, ngo ugende ubanze unyure mu murwa, uyite mu kibuga, ngo uncirire ikimenyetso, utereka akabonero, ngo ku ntore zanjye, ku bana banjye, ngo zinakira ku manywa na nijoro, abankabire bisana n'ekiro, ngo zihora ziniha, ezikaba, ngo kandi zinihishwa n'ibizira bikorerwa mu murwa, atabakaba urebye bikorerwa mu kibuga. Rero nta kindi tugomba gusaba uyu munsi, wari kirajye cyo gusaba uruhare, tugomba gusaba ayo maraso ya Yesu. Ntabwo tuzi ngo urupfu rurazira mu ki, imyaka hano inyuma yise hahise iya korona yica abantu, murabizi. Ntabwo tubizi noneho ikiza, ariko dusenge ubwo data bitubwiye kare kugira ngo Yesu agende akiri ikimenyetso kuri twebwe ndetse no ku bana bacu n'imiryango yacu n'abadukomokaho bose. Korona ijya gutera, ni bande twari Kabumba, ni bande twari kumwe Kabumbi, bande twari nabe Kabumbi na korona. Murakoze. Nababwiye ngo iki? Nabagamba ntya. Ndabaza korona itaratangira, boza nga korona tanaba, nabahamagaye mu masengesho yo gusenga, nabayita mu kusaba ko mwari muhari. Nababwiye ngo iki? Gamwariho nabagamba ntya. Narababwiye ngo nimuze nimba mubyibuka, nabaganje mujye mu bijukira. Narababwiye ngo nimuze dusenge, nagamba mujye tusabe, kandi aya masengesho tugiye gusenga ni Imana izadutunga, kuko hari ikintu kigiye kuza, kandi ntabwo ari mu Bugande gusa, ahubwo ni ku isi yose. Hagiye kuba ikintu kidasanzwe kizatuma tudasenga. Abari bahari muzamuka. Murakoze, mwarabibonye. Nongeye kubabwira uyu mwaka rero nasowe n'Imana, dore urupfu rwuririye mu madirishya, ruje gukubita abakecuru, abasaza, abagabo b'inda, abadamu beza, abakobwa beza, abasore beza, abakire n'abakene. Ariko hari icyo data yavuganye nawe, ngo nimumwegere abashireho ikimenyetso, kuko nubwo urupfu rwuririye mu madirishya azasanga icyo kimenyetso, umurimbuzi azatambuka ntacyo azabakora. Zamura kuri kamera. Dusabe. Rero ni iki dusaba? Icya mbere dusabwa ni iki ngiki: nimwezwe
mwatukuze nimutunganywe muterezewe nimwirinde icyaha n'igisa nacyo murabare kibine kikifanana dataraje kitafuye aze muri kunyumva mumpurira kandi nimurangiza ataye munamara muhaguruke musituke gusengera imiryango yanyu musabire famire zanyu abagabo banyu baba mwe abagore banyu abana banyu abavandimwe banyu itorero ryanyu n'ibihugu byanyu n'igwanga n'amahanga gamwe uranyumvise mumpuride nimuhaguruke dusenge musituke tusabe muhaguruke dusenge musituke tusabe sengesho rya mbere n'iryo kwezwa isare soka kwetukuza ndagira ngo usabe Imana imbabazi ndagira usabe Katonda kisonyiwo ku makosa yose unsabizo na wakoze guhera mu kwa mbere yakora kutandikira mu January ubwire Yesu ngo Yesu ugambe Yesu tu Yesu bara amakosa yanjye yose sasira insobizo n'ubutumwa nabahaga nago nigishaga mawurege mademba wa madesi kwigisha nzigishije ukwigiza jya kwigiriza icya ndagira ngo buri muntu wese yagara buri muntu abarokore muve ku kejo muve ku byinca Yesu araje Yesu aze serije sebu rwuriye warinye rwabakubise narubonye yo narubonye do nanzura uzasimbuka tuwari inyuma ryo keretse hari amaraso ya Yesu baza wari yo musayi gwa Yesu dusenge murahari we muri mwanyumvise wampuride ndashaka buri wese yibuke amakosa ye buri wese yibuke intege nke ze buri wese yibuke ibimugora abwira Imana ngo mbabarira turangiza turasenga dusaba Imana ngo Mana urupfu ruje gukubita abasaza n'abakecuru ikimenyetso cy'amaraso yawe reka kitubeho wowe wumva hari icyo wabwira Yesu zamura ibiganza dutangire gusenga amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twakoze wapfiriye ku musaraba zamura isengesho tangire gusenga tangira gusaba Imana imbabazi ubugugu wagize ubutagaba bukora inzangano wagize ubucayi bwabera nabo ubujura wagize ubugugu wagize ubutagaba bwabera ubwibone wagize amararage wakora cyancumi wariye umurimo wishe ubwira Imana ngo mbabarira uzamura amajwi umusenga Imana dusabe Imana imbabazi kitafe muri nyarya Yesu umwana wa Katonda muramu Katonda wo buhinza Katonda we kisa umuhinza we bintu byonaro nakorwa rero turi mu masoko tukakana mu masoko mu ngeri y'omwoyo n'engeri y'omubiri mukama twakoze bingi byo konona tukakana mu masoko twetaga mukama omusayi go tutunazo dutukirize twategede burungi abugenda kuyisa mu mwaka guno 22 mukama bari nakabonero ko musayi egisokera dara nazo muramu bwase mukama muri nyarya Yesu umwana wa Katonda muramu ezo ubugingo bw'abasore bari imbere yawe ezo ubugingo bw'abakobwa bari imbere yawe ezo ubugingo bw'ababyeyi bure bari imbere yawe mwami gwera mu kwambere abantu twaracumuye twashikira ubwiza bwawe Mana nago twakubahishije ariko tuguciriye bugufi muri aka kanya mu izina rya Yesu reka mwami amaraso yawe yeza abantu bawe abaguciriye bugufi bose bezwe babonezwe mu izina rya Yesu kandi
gukira, turashaka kubohoka, ariko nawe twifuza, ariko nawe dukeneye. Mu izina rya Yesu niwe ubasha kudukiza. Ngwino ubane natwe, ngwino utugirire neza. Gira neza abantu bawe, buri wese uguciriye bugufi umugirire neza, buri wese uguciriye bugufi umurwanirire. Mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mana, urakoze rubasha wacu, urana abantu bakomeze kwagire neza, kandi urukundo rw'igorogota rubamwe n'abantu bawe. Urakoze kubw'imbabazi zawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza imitima. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, tangira gusenga kandi kosabe ubwira Imana ngo nyine ikimenyetso cy'amaraso ugamba katonda tujyana kabonero ko musayi kugira ngo tuzamura amajwi dusenge. yanati musaburo wese tusabe, zamura ijwi dusenge. musebe wese sabe, ntabwo mbumva, zamura ijwi ryawe usakuri dusenge. azimusebe wese bwira Yesu ngo amaraso yawe, yamba Yesu do musayi go, umusayi gwa Yesu gumara kunaza muri bara kangize ngoye mu musayide zita wariteri nyandake imusadabozi umusayi gwa Yesu gumara ogunaza uribara kandi ngitegoye mu musayi gwe zirica wariteri nyandake umusayi wa Yesu okunaza uribara kandi ngitegoye mu musayi gwe umusayi wa Yesu unaza umusayi wa Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu,
ku bana bacu, amaraso yawe agere ku bo twashakanye, amaraso agere ku miryango yacu, amaraso yawe atubeho. ubwo urupfu rwururiye mu madirishya reka ridusangeho ikimenyetso, izina ryawe birishimwe. urana abantu bagirire neza, usuka umwuka wera n'umuriro, uhembura itorero, ugaragaze kunesha kwawe, garagaza imbaraga zawe. uyu mwaka uje dutsindishirize, tubona ubwiza bwe